Niba uri kutwumva menya ko wageze kuri NGO Jacques Nsengimana official. Tubashimiye kuba muri kudukurikirana muri benshi, n'inkunga zanyu, turushaho no kubashishikariza batarakora subscribe, kandi aho ngaho kukazogera ibumoso bwawe rwose udutera inkunga. Turagarutse rero turi buganire ku makuru ari gucicikana hanze ahangaha yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru cyane cyane turi bugaruke ku magambo yatangajwe na perezida w'u Burundi, ndetse tugaruke no ku muvugizi we Ndayishimye, nyuma y'uko yatangaje ku rukuta rwe rwa Twitter, avuga ko ngo amakuru amaze kuba yamenya neza, ngo nuko ngo bitagishobotse ko M23 izakomeza itera Uburundi. Ngo ni amakuru yizeye, ngo ariko ngo umurundi nyawe ukunda igihugu cye ngo ntabwo ngo agomba kuryama ngo asinzire, ngo kuko ngo ntawamenya ngo igihe igisuma cyamuterera. Ubwo igisuma yavugaga ngo ntawamenya igisuma igihe cyamuterera, ngo nta byo kuryama ngo wiyorose kuko umurundi ukunda igihugu. Ubu butumwa akimara kubushyira ku rukuta rwa Twitter cyangwa se X yiwe, icyabaye gisa nkaho cyakangaranije imbuga nkoranyambaga ni ukuntu umuvugizi wa leta y'u Burundi, uvugira leta y'u Burundi, igihugu cy'u Burundi, witwa Gatoni Rosine, yahise asikororinga asa nk'uri gukomanta ko ari ayo magambo perezida yaravuze. Umuvugizi w'u Burundi rwose usanzwe ubuvugira witwa Gatoni Rosine, abenshi nabonye banamusetse cyane rwose, banamubwiye ati no kujya wahandagaza abavandimwe, ati twari tuzi ko uri umuntu ugira indero nziza, none nawe kuko mu Kirundi yavuze ngo baba banyi bariko baranyagara nk'imisiba ku mbuga ngurukanyabumenyi, batukana berura, muca mubona indero bonka, nta kundi ko ariho basigaranye muri samiti ayu ibimaramare vyabamaze. Imbyere baronse, mwabonye uburyo baronse ijwi rimwe muri ayu. Arangije ngo arangije ashyiraho akayimuji ko guseka cyane, arangije ngo utwo tuntu mujye muratwibukiranye. Arangije hepfo arasoza ngo nta na rimwe intabi iginesha ineza. Abantu hano bamushubije cyane rwose banarakaye. Reka wenda dusobanure bamwe mu bantu batumva Ikirundi. Yaravuze ngo baba banyi bariko baranyagara nk'imiseba, ngo babaturanyi banyu, ubwo n'u Rwanda yavugaga ahangaha, ngo barimo baranyagara nk'imiseba. Imisiba ni iminyorogoto, ndakeka ari iminyorogoto, ngo barimo baranyagara, bifashe nk'iminyorogoto ku mbuga nkoranyambumenyi, ngo batukana berura, ngo muca mubona ngo ukuntu ejo ngo babonye ijwi rimwe. Iyi summit ni imyanya itorerwa mu bihugu byose ya AU, ibirimo abace ya person, ya president, aba vice. Ubwo rero bavuze ko ngo u Rwanda hano yavugaga ngo rwabonye ijwi rimwe. Arangije aravuga ngo ibyo bintu bajye babyibukiranya, ngo bisekere, ashyiraho akayimuji kari guseka rwose. Ariko benshi mu Barundi hano bamushubije nabi cyane, bamushubije banamubwira ati rwose ati twari tuzi kuri umuntu Gatoni Rosine wiyubaha, ntabwo twakubonaga nk'umuntu rwose ukoresha imvugo isebetse bene ako kageni. Ndetse hepfo Abarundi bagenzi be nibo nakomeje mbona banamusubiza, banamubwiye bati rwose nimba uri Gatoni Rosine dusanzwe tuzi umuvugizi wa leta,
ati rwose gira ayo magambo washyizeho uyasiba, ati kuko bariya ni abaturanyi ntabwo ari imisiba, nta bantu duhahirana, nta bantu tubana, nta tandukaniro riri hagati y'abarundi n'abanyarwanda. Ati kandi iryo ni bamubwiye rwose, ariko amagambo kugeza n'ubu ngubu ntarayakuraho. Amagambo rwose yaciye abantu benshi bayavuzeho amagambo menshi atari amwe. Kubona umuntu nk'uriya ukomeye uvugira igihugu cy'u Burundi, umuntu wese baba bari kumva yita abaturanyi be ngo ni imisiba, abantu benshi baba babikomantinzeho cyane, baravuga bati ntago byari bikwiye. Aho rero turahava twambukira hakurya y'amazi, hano hakurya mu gihugu cya Congo n'ubundi, aho M23 yakomeje gufata ibice bya Bukavu. Ubu ngubu hakaba hari amakuru muri video ndi kubona hano, abaturage babari inyuma rwose babishimira, bababwira bati karibu mukomeze imbere. Ariko ikintu cy'agatangaza gisa nkaho cyagaragayemo n'ukuntu batangiye kurega abantu basahuye ejo bundi guhera ku itariki ya 13, 14 igihe M23 yari ikataje gufata Bukavu. Harimo abaturage ngo bagiye basahura muri uriya mujyi, bagasahura mu maduka, bagasahura mu ngo z'abaturage. Ngo nyuma y'uko agahenge kabonetse muri uriya mujyi, bagiye bagenda rwose bakabarega ati hari ako akana kabarasahuye, hari ako akana kabasahuye ibi, basahuye ibi. M23 yifashishije ubuyobozi ikajya igenda itegeka abo bantu basahuye kugarura ibyo basahuye, igerageza gushyira ibintu mu buryo, igerageza gushyira ibintu mu buryo ngo ibyibwe bigaruke rwose. Ubona abaturage babishimiye cyane, barimo baragenda babaririmbira imihanda yose. Ikindi kintu wamenya ni uko uriya gavana bashyizeho muri Congo, hano muri Nord Kivu, uyu gavana bashyizeho Bahati hano muri Nord Kivu, hano Goma, yasohoye itangazo yuko ari ibyambu byakoreraga hano kuri Nord ndetse na South Kivu ko bigomba kongera bigakora ndetse bigakora igihe kinini, bigakora amasaha 24 kuri 24, ingendo uko zari zimeze zigakomeza, ibicuruzwa bigatambuka, ubuzima bugakomeza. Abaturage nabo rwose ubona ko basa nkaho babyishimiye, babonye nyine ko M23 iri kujya igenda ishyira ibintu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bavuga ati abayobozi rwose mwadutoreye ntabwo ari ab'ubusa rwose, nibakomeze batureberere, baducungire umutekano rwose, ibintu bikomeze bigende neza. Iryo tangazo rero rimaze gusohoka mu kanya gato, rivuga yuko ibyo byambu byari byarahagaritse, byongera bigakora bikagenda neza, imirimo igakomeza. Bukavu nayo bayirimo neza cyane, batangiye kuyikontorora hafi ya yose, nyuma y'uko abasirikari b'u Burundi ndetse n'Abafurika y'Epfo na FARDC Wazalendo birukanse bakawuta rwose, bakawubasigamo. Nabo bakomerejeho. Ubuyobozi bwa M23 nabwo buri gutangaza ko nabwo mu minsi mikeya cyane buraba buhashyize abayobozi, ibintu bikagenda neza. Rero mwakoze kubana natwe, turajya dukomeza tugende tubakurikiranira amwe mu makuru aba ari kugenda caracara hirya no hino, kugira ngo turusheho kunguka twese. Murakoze, umunsi mwiza kabisa.